Imibare y'ikigo cy'ibarurisha mibare igaragaza ko uyu munsi abanyarwanda babarirwa muri miliyoni 13 kandi ko bazakomeza kwiyongera aho mu mwaka wa 2025 bazagera kuri miliyoni 14, muri 2030 ho bazaba bageze kuri miliyoni 16, naho muri 2050 bazaba ari miliyoni 22. Iki kigo kigaragaza ko niba nta gikozwe ngo ubuhinzi butera imbere ku muvuduko ukubye kabiri w'ubwiyongere bw'abaturage, ngo mu myaka iri imbere u Rwanda rushobora kuzahura n'ikibazo cyo kubura ibihagije abaturage. Ivan Murenzi, umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare, mu minsi ishize agaragariza intumwa za rubanda imiterere y'iki kibazo. Iyo utekereje kuri population growth ukavuga uti igihugu kirimo kugrowinga ku mwaka wenda dufate 2.5, bivuze iki? Bivuze ngo ibintu na sectors na agriculture arizo zitunga igihugu ziba zikwiye kuba zigrowinga byibuze ukuba kabiri population growth igihugu. So iyo mufite situation aho agriculture itagrowinga ukuba kabiri population growth, aho ni ahantu ho kwitondera. Abakurikiranira hafi urwego rw'ubuhinzi mu Rwanda basanga hakwiye amavugurura akomeye muri uru rwego, hagakorwa ubushakashatsi bwatuma haboneka imbuto zitanga umusaruro mwinshi ku buso buto. Ikindi ngo abafite amafaranga nabo bakwiye gutinyuka bagashora imari mu buhinzi. Ibi byose bishobotse ngo abanyarwanda nubwo biyongera ntibazabura ibibatunga. Jean Paul Munyakazi ni umuyobozi w'urugaga imbaraga rw'abahinzi n'aborozi. Abaturage tugenda twiyongera kandi umusaruro utiyongera, hakenewe rero ko hakongerwa tekinoloji zikoreshwa mu buhinzi, cyane cyane kongera ubushakashatsi bushobora gutuma haboneka imbuto zitanga umusaruro mwinshi. Icyo ngicyo ni kimwe. Icya kabiri bagakora n'ubushakashatsi ku mbuto zishobora kwihanganira izuba. Hanyuma rero bafite amafaranga bagatangira gutinywa kwinjira mu buhinzi, kubera ko ubuhinzi bukomeza gukorwa n'abantu bafite amikoro makeya. Ntabwo ubuhinzi bwacu buzaramba nk'uko twese tubyifuza. Hari bamwe mu bahinzi nabo basanga umusaruro w'ubuhinzi uboneka muri iki gihe ngo hatabayeho gufata ingamba mu kongera abazaba batuye u Rwanda mu myaka iri imbere bazabura ibibatunga bihagije. Leta iramutse ishyigikiye abahinzi, wa undi wabikunze babona bikunze bakamutera inkunga, noneho nawe agashishikariza abandi kuko babonye inyungu ibamo, kuko abahinga ni bake kandi abarya ni benshi. Hasi kizabura kubaho gute? Kera Kigali yabagamwe abantu bake, ikiro cy'ibirayi kigura 7, ariko ubu ngubu kigeze muri 435. Abaturage bafite imbaraga zo gukora, babonye ibishanga bigatunganywa neza, bagahingamo imboga, bagahingamo ibiribwa byihuse, mu mpeshyi bakabaha nk'imashini ivomerera imbuto, nta kibazo abaturage twahura nacyo. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byiyemeje kurandura inzara burundu mu mwaka wa 2030. Icyo gihe abanyarwanda bazaba ari miliyoni 16. Bisa naho igihugu gisabwa imbaraga zidasanzwe mu kubona ibizatunga izi miliyoni z'abaturage. Mu nama iherutse gutegurwa n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ikoranabuhanga rikwiye kwifashishwa mu kongera umusaruro w'ubuhinzi. Digital technologies and biotechnology are playing a greater role in African agriculture. Ikoranabuhanga riri kugira uruhare mu guteza imbere ubuhinzi bwa Afurika, ariko abahinzi benshi ntibaragera kuri iryo koranabuhanga mu buryo busesuye. Serivisi z'imari zirimo ubwishingizi ku bahinzi nazo ntabwo ziragerwaho neza. Ibi bituma abakora mu rwego rw'ubuhinzi muri Afurika batabona inyungu bakwiriye, kandi bagomba guhangana n'ibibazo by'ibihombo ndetse no kutamenya ahazaza h'ishoramari ryabo. Impinduka kuri ibi bibazo ni ngombwa. And transformation is a necessity. Mu cyerekezo 2050 u Rwanda rwihaye hagaragaramo ko ubuhinzi buzakorwamo amavugurura menshi, kandi ko abanyarwanda bari munsi ya 30% ari bo bazaba bakora akazi k'ubuhinzi bukorwa bugamije isoko kandi bukoranwa ikoranabuhanga. Umusaruro w'uru rwego nawo ngo uzikuba inshuro 15 ugereranyije n'umusaruro uboneka muri iki gihe. Daniel Hakizimana, Flash TV.